mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Yohana igice cya 3 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 16 tuhabona inkuru izwi cyane, izwi n'abantu benshi. Inkuru ivuga ku gihe Nikodemu yazaga agasanga Yesu ari nijoro, hanyuma bakagirana ikiganiro gitangaje. Ariko icyo kiganiro ntabwo cyari ikiganiro kuri Nikodemu gusa, ahubwo cyari ikiganiro kibwira buri muntu wese. Yesu abwira Nikodemu ati ugomba kubyarwa ubwa kabiri. Ntabwo iyo mirongo yose ndi buyisome, ariko iyo usomye kino gice gitangira Nikodemu aza akabwira Yesu amagambo, ndetse amagambo tubona ko ari meza. Yaramubwiye ati mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari nta muntu wabasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu rero kuko areba mu mutima, areba mu mutima wa Nikodemu. Yitegereje areba ukuntu Nikodemu yazimiye, areba ukuntu Nikodemu ari kure cyane y'ukuri, maze Yesu amubwira amagambo akomeye. Yarebye ukuntu yari umufarisayo, areba ukuntu yari umwigisha w'amategeko, areba ukuntu yari umunyedini ukomeye w'imbere mu bandi kuko yari umwigisha. Areba ukuntu Nikodemu yari umugabo ukuze kandi yari umugabo umaramaza mu byo agiyemo byose, ndetse areba n'uwo muhati watumye aza kuri we. Maze abonye ukuntu yazimiye, Yesu abona nta yandi magambo yabishyiramo, niko kumwitegereza aramureba, maze aramubwira ati ugomba kubyarwa ubwa kabiri. Niba ushaka kubona ubwami bw'Imana, ugomba kubyarwa ubwa kabiri. Iri jambo ntekereza ko ari ijambo rikomeye cyane. Umuntu w'umunyedini nka Nikodemu, umuntu wari umaze igihe mu itorero nka Nikodemu, wari umwigisha, reka tuvuge wari nk'umupasiteri wo muri iki gihe, kumva Yesu amubwira ati uramutse utabyawe ubwa kabiri ntushobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Uretse no kubwinjiramo, ntushobora no kubona ubwami bw'Imana. Kubera iki? Kubera ko uyu muntu wa kamere, nubwo yaba afite impano zingana ziti, nubwo yaba ari umuhanga bingana biti, nubwo yaba ari umunyangeso nziza byo ku rwego rwo hejuru, uko yaba yibwira ko atunganye kose, ukuri nuko adashobora kwigera abona ubwami bw'Imana. Yewe Yesu yaje no kubwira Nikodemu ko atabyawe ubwa kabiri adashobora no kwinjira mu bwami bw'Imana. Ntabwo yashobora kubwinjiramo. Kubera iki? Uyu muntu wa kamere, cyangwa se uyu muntu wacu wa kavukire, ntashobora kubaha Imana, ntashobora gusobanukirwa inzira zayo, ndetse ntashobora no kwigera ayinezeza. Hano muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 3 ndetse n'uwa 5 n'uwa 6, Yesu yari arimo abwira Nikodemu ko uretse ko yabyarwa ubwa kabiri gusa, ubundi adashobora kubona ubwami bw'Imana, ndetse ko adashobora no kwinjira mu bwami bw'Imana. Mu yandi magambo, Yesu yari ari kubwira Nikodemu yuko inzira Nikodemu yaciyemo, yaciye inzira itariyo, kandi ko aramutse akomeje muri iyo nzira, iherezo rye ryaba ari ukurimbuka. Ntiyabona ubwami bw'Imana, nta nubwo yakwigera yinjira mu bwami bw'Imana. Zaburi ya 51 umurongo waho wa 5, ariko muri izi Bibiliya nshyashya ni umurongo
wa karindwi haravuga ngo dore naremanwe gukiranirwa mu byaha nimo mama yambyariye. Yeremiya 17:9 Bibiliya irambwira ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, ninde wawumenya? Abaroma 8:8 Abaroma 8:8 n'umurongo waho wa 8 Bibiliya irambwira ngo kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana, ndetse ntushobora kuyumvira. Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Iyo ugiye hano mu Bakorino ba mbere 2 umurongo waho wa 14, Abakorino ba mbere 2 umurongo waho wa 14, Bibiliya irambwira ngo ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Iyo uje muri Mariko 7 umurongo waho wa 21 kugeza ku wa 23, ndagira ngo tuharebe. Mariko 7 umurongo waho wa 21 kugeza ku wa 23, Bibiliya irambwira ngo kuko mu mitima y'abantu havamwe imigambi mibi, guheheta no gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'iby'isoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Mu yandi magambo, ku bwa kamere yacu, ku bwa kavukire yacu, nta bushobozi twifitemo bwo kumvira Imana, gusobanukirwa ubushake bwayo cyangwa kunezeza Imana. Kuvuka ubwa kabiri rero si uguhinduka kwa kamere ya kera ngo ihinduke nshyashya, ahubwo ni igikorwa cyo kuremwa bushya gikorwa n'umwuka wera. Iyo urebye hano muri Yohana hamwe twasomaga, Yesu abwira Nikodemu, Yohana 3:5, arambwira ngo nukuri umuntu wese utabyawe n'amazi n'umwuka ntabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ndetse iyo urebye muri Yohana 1 umurongo wa 12 haravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ndetse hepfo ku wa 13 haravuga ngo abo ntibabyawe n'amaraso, ntibabyawe n'umubiri, ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Abagalatiya 3 umurongo waho wa 24, Bibiliya irambwira ngo ubwo nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo, ngo dutsindishirizwe no kwizera. Ntabwo ari uko duhindura ingeso zacu, ntabwo ari uko duhindura imigendere yacu, nta nubwo ari uko tugerageza kwiyumva ukundi kuntu kudasanzwe, ahubwo tugomba kuremwa bushya n'umwuka wera w'Imana. Mu Befeso 2 umurongo waho wa 10, Bibiliya irambwira ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ntabwo ari uguhinduka kwa kamere ya kera, ahubwo ni igikorwa cyo kuremwa, hakare muri muntu mushya aremwe n'umwuka wera. Icya gatatu, igisabwa kugira ngo umuntu abyarwe ubwa kabiri ni ukwizera Kristo wabambwe, agapfa, agahambwa, hanyuma nyuma y'iminsi 3 akazuka. Iyo urebye hano ikiganiro Nikodemu yari ari kugirana na Yesu yaramubwiye ku murongo wa 14 n'uwa 15 w'igice cya 3, aramubwira ati
nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa. 15 kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Iyo ugarutse ku murongo wa 12 w'igice cya mbere cya Yohana twari twahasomye, ndetse n'Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 24, biratwereka neza yuko kugira ngo umuntu rwose aba abyawe ubwa kabiri, aba atunganye, ndetse aba ari umwana w'Imana nyakuri, nuko abiheshwa no kwizera. Mu yandi magambo, tubyarwa ubwa kabiri binyuze mu kwizera. Kwizera Kristo n'igitambo cye, igihe yitambaga ku musaraba, agapfa, agahambwa, hanyuma ku munsi wa gatatu akazuka. Icyo gihe ni jyewe ni wowe yapfiriye twebwe abari mu isi, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Binyuze rero mu kubyarwa ubwa kabiri, uwizera aragwa kamere iva mu ijuru. Iyi ni kamere tutavukana, ahubwo iyi ni kamere uwizera aragwa. Iyi kamere ikaba iva mu ijuru n'ubugingo bwa Kristo ubwe. Mu yandi magambo, iyo umuntu yizeye iki gitambo cya Yesu Kristo, ubwo aba abyawe ubwa kabiri, kandi uko kwizera Kristo guhesha uyu wizeye ubugingo bwa Kristo. Mu yandi magambo, Kristo niwe usigara ariho muri uyu muntu, aho kugira ngo uyu muntu abe ari we uba ukiriho. Abagalatiya 2 umurongo wa 20, Bibiliya irambwira aya magambo ngo, nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, nyamara sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri, mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Abefeso 2 umurongo wa 10 twari twanahavuze, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Hari umurongo Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 23 n'uwa kugeza kwa 25, Bibiliya irambwira ngo, kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Kuko abafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi, ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi. Ibyatsi biruma, uburabyo bwabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka. Kandi iri ni ryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe. Ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, kubyarwa ubwa kabiri ni ikintu gikomeye cyane. Ntabwo dusoreza ahangaha iki kiganiro Nikodemu yagiranye na Yesu, ahubwo iyi ni intangiriro yacyo. Ariko nagira ngo wumve neza ko icyo Yesu yari ari kubwira Nikodemu ni ikintu gikomeye cyane, kuko ni ikintu abantu benshi cyane baciye ku ruhande, bakagenda bakaba abanyamadini, bakagenda bakagira ishyaka ry'Imana, bagakora ibintu byiza rwose byinshi. Ariko ukuri nuko, nk'uko Yesu yabwiye Nikodemu, birabakwiriye ko babyarwa ubwa kabiri. Kuko umuntu wese utabyawe ubwa kabiri, nubwo yaba mwiza gute, nubwo yagira ingeso nziza gute, nubwo yakora imirimo myiza irutiye abandi bose, ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Kandi uretse kububona, ntashobora no kwinjira mu bwami bw'Imana. Byaba ari agahinda nshuti yanjye, warabaye umunyedini mwiza, warabaye umunyangeso nziza, warakoze imirimo myiza myinshi cyane itandukanye, warubatse insengero, warakoze ibintu ntashobora kurondora, ariko ku iherezo ugasanga utabonye ubwami bw'Imana, ndetse uretse no kububona
ntiwigere ubukandagizamo ikirenge cyawe, byaba ari agahinda. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Niwaburira imbabazi ku birenge